Wigeze wumva ugize gutekereza kubi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Wenda birakugora gutekereza mu buryo bwiza ngo uhindure izo ntekerezo zawe mbi? Iki ni ikibazo rusange kandi kigira ingaruka kuri benshi muri twe. Icyakora birashoboka guhangana nacyo kandi tukakibonera umuti. Muhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Shema TV. Yewe bagezeho nk'abatunganyiriza iki kiganiro nitwa Shema. Nongera gusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Bishobora kutoroha kumenya uko wabigenza ngo ukumire ibitekerezo bibi bikuzamo cyangwa ngo bibuze kuba bibi kurushaho no kugumamo. Ariko hari uburyo wabigenza nk'uko mu nkuru yanditswe n'urubuga The Law of Attraction babivuga. Icya mbere ni ngombwa kumenya impamvu intekerezo mbi zituzamo ndetse n'ingaruka zishobora kutugeraho. Ese ubundi ni impamvu ki tugira intekerezo mbi? Impamvu zo ni nyinshi zatuma ugira intekerezo mbi, harimo nko kuba ukikijwe n'abantu bagira bene izo ntekerezo, inshuti zawe zigupinga cyangwa zitekereza hafi. Aho uba cyangwa uburyo wowe uba wibona ni uko wiganiriza ubwawe n'amateka yawe. Abantu bamwe bibabaho ko ibitekerezo bibi bibazamo kandi bakabura uko babigenza ngo bigobotore umujagararo w'ubwonko n'umuhangayiko. Byombi bishobora kuzamura urwego rw'intekerezo mbi. Impamvu ni uko igihe ujagaraye mu bwonko ufite stress cyangwa uhangayitse, kenshi haba hari ibyago byinshi kuruta byo kurebera ibintu mu ruhande rubi hanyuma bikagutera gutekereza ibibi bishoboka kuruta ibindi byose. Intekerezo mbi zishobora kubaho igihe wumva uri hasi cyangwa wagize umunsi mubi, hamwe umuntu azinduka afite umushiha, avuga nabi, yumva nta muntu n'umwe wamwegera. Ibi bishobora gutuma wiyumva nabi, witekerezaho nabi, ukishinja amakosa maze ukizamuramo ibibi bikwerekeyeho. Iyo bikomeje kuba bitya buri munsi, bishobora kuganisha ku gahinda gakabije aribyo twita depression. Bikaba bishimangira impamvu ukwiye kwiga uko wakwigobotora izi ntekerezo mbi. Izi ni ingero eshanu z'ibitekerezo bibi byizana mu bwonko bwacu. Mbere y'uko tuganira uburyo bwo kwigobotora ibitekerezo bibi bituzamo, ubanza ari byiza kurushaho kuba twaganira ku bwoko butandukanye bw'ibitekerezo bibi bituzamo tutabigennye asanga abenshi tugira. Izi ni ingero kandi zishobora gutandukana bitewe n'umuntu ku giti cye, ariko wasanga nawe hari ubwo bimwe bikubaho nubwo byaba atari byose. Ni byiza ko wabimenya ukabitahura hakiri kare kugira ngo umenye uko wabirwanya bwangu bitarakugiraho ingaruka. Ikintu cya mbere dusanga kuri uru rutonde nicyo bita gutekereza abandi, aribyo bita mind reading. Bumwe mu buryo bwo gutekereza nabi butubaho ni ugutekereza abandi tukaba nk'aho twasomye intekerezo zabo. Aha ni igihe mu buryo tutazi dutekereza ko tuzi icyo abandi batekereza. Urugero, kuba woherereje umuntu ubutumwa ukibwira ko yabusomye akabwirengagiza. Gutekereza umuntu nabi nko gutekereza uti aha yirengagije ubutumwa namwoherereje kuko andakariye. Aha ni igitekerezo kikuzamo igihe wibwira icyo runaka atekereza nyamara atigeze we ubwe akubwira uko yiyumva. Ibi bishobora kukwangiza kuko ushobora gutangira kwishyira hasi kandi ukihunza unajya kure y'inshuti zawe cyangwa abagize umuryango wawe kubera ikintu utekerereza nyamara kitari ukuri. Uramutse wize kureka guhita ufata imyanzuro, ahubwo ukiga kubaza abantu uko biyumva, byagukiza stress nyinshi ugira zitari ngombwa. Ikindi cya kabiri, kwishinja amakosa no kwicira imanza. Ubu ni ubundi bwoko bw'intekerezo mbi, ni ugutekereza wishinja amakosa ari nako wicira imanza. Aha ni hahandi mu nkoranyamagambo y'ubwonko bwacu hahoramo ijambo ngo nakabaye, nagombye cyangwa iyaba, iyo menya. Igihe dutekereza ku makosa cyangwa ibintu twakoze, nubwo ubizi ko utahindura ahahise cyangwa ngo usubize ibihe inyuma, ntibibuza iteka intekerezo gusubira inyuma ku byabaye kandi bikadufata igihe tubitekereza. Abantu mu busanzwe bagira ukwishinja amakosa igihe cyose bagumije intekerezo ku makosa bakoze. Aha ni nk'urugero naguha, uravuga uti nakabaye nagiye muri siporo uyu munsi. Hanyuma ibi bikaba byagutera kumva wishinja ikosa ryo kuba utakoze siporo, bigatuma utangira kwishyira hasi mu bitekerezo. Nyamara aho ubwaho gutekereza utya ngo wishinja ikosa, wakavuze uti sinagiye muri siporo uyu munsi ariko ntacyo bitwaye, nzajyayo ejo. Icya gatatu, kubona uko ibintu bizagenda kandi ntawe umenya iby'ejo. Ibi byitwa fortune telling. Bikaba uburyo bw'intekerezo zikuzamo, aho utekereza ku kibi kiruta ibindi gishobora kukubaho iyo wibanze ku bintu cyangwa ibihe bizaba mu nzagihe. Kenshi bishobora kugutera gutekereza ibibi ukibwira ko hashobora kubaho ikintu kibi. Urugero, wagiye nko mu kizamini cy'akazi, wavayo ugatangira gutekereza ati akazi ubanza katari akanjye, n'ukuntu abandi bari bahari bari bambaye neza, imodoka bajemo, mbese ugatangira kwishinja ko weho
utahanyuranya umucyo. Aha ngaha uba utangiye gutekereza no guhangayikishwa n'ibintu bibi bishoboka kandi bitaraba. Ibi ni bibi kuko bishobora kukubuza guharanira intego zawe ndetse ukareka kwiyemeza ibikomeye no kwigirira icyizere. Fortune telling ishobora kugira ingaruka zikomeye ku cyizere wigiriraga, mu gihe ikintu cyiza kiruta ibindi wakamenye ari uko nawe umenya iby'ejo kandi ejo hazaza hashobora kutuzanira ibyiza byinshi, bityo hakaba hadakwiye kuguhangayikisha. Icya kane ni ukwigereranya cyangwa se comparisons. Mu isi ya none bishobora koroha cyane ko twigereranya n'abandi, cyane cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga dukoresha za buri munsi. Buri wese uyu munsi ashobora gufata amafoto ye meza aruta andi, cyangwa se inkuru ze nziza akabishyira kuri status za WhatsApp, kuri Facebook cyangwa se Instagram. Bishobora rimwe na rimwe kudusigira akantu ko kumva ducitse agatege, kandi ntibibura akantu k'agashyari bituzanamo nk'abantu. Iyo wigereranya n'abandi ukizanamo ibitekerezo nk'ikigira kiti ni mwiza kundusha, cyangwa ngo ese ko mbona bo bameze neza njye nk'ubu ni kuki ntamera neza nk'abandi. Ibi bishobora kugutera kumva uri hasi ndetse bikakugeza ku gahinda gakabije. Ikintu uteka ukwiye kwibuka ni uko burya buri wese agira ingorane ze n'inenge utamenya, kandi nta muntu n'umwe ubaho mu buzima buzira amakemwa, aribyo bita perfect time mu gihe akiri muzima. Uramutse ubashije kwirebera mu rumuri rwiza ukibuka ko ingorane zibaho buri wese akamenya ize, ko buri muntu afite ibimubabaza mu buzima bwe, byakorohereza kugerageza kurebera ibintu mu ruhande rwiza. Icya gatanu ni ugushinja abandi amakosa. Indi ntekerezo mbi ikunda kutuzamo ni ugushinja rubanda rundi amakosa, aribyo bita blaming. Ni hahandi wishinja cyangwa ugashinja abandi amakosa ku byabaye. Ibi bishobora gutuma wumva ubwawe ntacyo ushoboye ndetse ubwawe utaragenewe gutsinda mu buzima, ko uri umuhombyi. Kandi iyi ni imwe mu nzira zimwe na zimwe zikomeye zitera agahinda gakabije nta kabuza. Ku rundi ruhande ushobora kubona ko ushinja abandi amakosa yateye ibibazo ufite, aho kumva ko wowe wasa nk'ufata inshingano, ukumva ko byanga bikunda ibikubaho byose ari ukubyakira. Nanone kwemera ko buri gihe bikoroheye ko uri umunyamakosa ntibizagufasha. Ukwiye kurekera aho guhora wishinja amakosa. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzarebera hamwe uko wabigenza ngo wigobotore ibitekerezo bibi. Nshimiye wafashe umwanya ukadukurikira kuri The Shema TV. Nongeye kwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye.